natwe turasenga mwana turira ariko bisenga gibanze kandi burira inzira nkayisaba ikazitegura neza ubundi nkahita ncaho nkajya gushakisha iyo mvuye gushakisha rero ndongera nkaza mwiryamira iyo byanze nabyo ndiryamira nakundi abagiye babona utuzi ko baba bagize amahirwe yo kwiga ariko jewe ntago nize nyine ndatsenga nkavuga ati mana iyi mihanda urayizi izi nzira wowe ndazikweretse ndakwiragije uyu munsi wose kandi mana unyibuke n'ahazaza hanjye sinzabe nyiri wa wundi iryo sengesho niryo tsenga nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba nlanezb TV show nongeye kubasuhuza muri aka kanya rero mbasuhuza abari hirya no hino ndetse nanababwira ngo twishimiye kandi tunashimira abantu bakomeje gukora subscribe kuri channel yacu sibyo Imana ijye ibahereza umugisha Imana ijye ibahereza imbaraga n'urukundo rwinshi birenze urukundo mukomeza kutwereka mujye mukomeza munadufashe umunsi ku wundi nahuye n'umujama musanze ahantu hari urusaku rwinshi hari akabari mu hafi n'ahantu hari akabari ariko umuhungu we nabonaga yarakaye nkabona nago yishimye gusa nkuko nyine mwanyetse urukundo nanjye niko mba ngomba kwereka urukundo namuzanye no munsi kugira ngo arebe ko wenda nawe hari icyo yavuga kimuri ku mutima twumva imbamutima ze twumva igituma ahora atishimye tuguhaye ikaze bakwita ngo iki murakoze cyane je amazina yanjye banitagiye muve uri ara ku muhanda nyine urandabura ndaza sinzi icyo ushaka kumbwira ariko nyine amazina yanjye yitwa Jemuve Ndagijimana nose Jemuve ni iki gituma uba wumva nyine utaraka ese n'ibiki bitagenda neza mu buzima muri wowe no kubera iki bitagenda neza byo ntago byabura biba ari byinshi nawe ntago byabura nawe urabifite ntago byose biba bigenda neza ariko je ni byinshi banza birenze n'iby'abandi abantu bakubona nabo rwose bari kubibona ko utishimye ese wisanze uri ku muhanda gute ni iki gituma uhora ku muhanda ese nta handi hantu umuntu yakubariza atari ku muhanda hamwe ko nta address ngiye ndafata nta address ifite ifatika kuko je ni hano ku muhanda ushatse watsanga hano ku muhanda agenda hazwi none se Jemuve ni iki gituma uko iterambere rigenda ryiyongera ari nako tugenda turushaho kubona abana benshi ku mihanda wowe ni igiki cyatumye ujya ku muhanda icyatumye njya ku muhanda nago ni byinshi byatumye njyayo ubuzima nabwo urabizi nawe ubuzima ukuntu buba bumeze mu rugo ubona ari nta kintu mu muryango nta kintu nari ikintu ukabona nawe bakwitayeho ukabura nyine icyo ubukore nyine ugahita wigendera ukajya gushaka kureba uko wabona ubundi buzima ese abana bo ku muhanda mu bundi muba mubayeho ubuhe buzima mu gitondo niye gahunda yawe ya mu gitondo kugeza nijoro biba bimeze bite ubuzima bwo ku muhanda iyo ubuzima bwo ku muhanda gahunda yanjye mu gitondo mbyutse ndabanza ngasenga Imana kaneguri natwe turasenga mwana turira ariko bisenga gibanze kandi burira inzira nkayisaba ikazitegura neza ubundi nkahita ncaho nkajya gushakisha iyo mvuye gushakisha rero ndongera nkaza mwiryamira iyo byanze nabyo ndiryamira nakundi ese n'ubu duhuye byanze kuko ubonye aho narindi gutekereza ahantu nyine ndi bukuri ibyo kurya by'uyu munsi naraburije ariko ugize utyo utunjyana ahantu urabira kiriya gikorwa ukoze ndagishimye kabisa none ese ubundi ni igiki gituma se abana hari wowe hari ufite ababyeyi ndabafite mfite mama none se ubuzima bwo kujya ku muhanda ugasiga umubyeyi wawe cyangwa nyuma yo kubura umubyeyi umwe nibyo byatumye ujya ku muhanda ntabwo ariyo mpamvu
ntabwo ariyo mpamvu kujya ku muhanda byaturutse kubera ko nuko nabonaga mu rugo nta kintu gihari kandi turi abana benshi nyine bose twagiye twigendera mu rugo hasigaye abana nka babiri turi batanu abandi bose barigendeye abagiye babona utuzi ko baba bagize amahirwe yo kwiga ariko njyewe ntabwo nize nyine mfite abiri yonyine abiri yisumbuye niyo nabashe kuba nakwiga ubuzima bwa buranze hita nicomokera nyine nizira no ku muhanda. Nuse ko mukunda gusenga ni nk'iriya sengesho ukunda gutera ukumva riragufashije nyine iyo uri ku muhanda byanze? Isengesho njyewe nsenga nizindura saa 11 njyewe byanga byakunda naho njya mbyuka mbere ya saa 11 cyangwa mbyuke nyuma ya saa 11 ndatsenga nkavuga ati Mana iyi mihanda urayizi izi nzira wowe ndazikweretse ndakwiragije uyu munsi wose kandi Mana unyibuke n'ahazaza hanjye sinzabe nyiri wa wundi. Iryo sengesho niryo nsenga. Ese ari nk'abandi bana muhuje ubuzima bwo ku muhanda, ese bo imbamutima zawe ese bumva bafite izihe ntego? Njyewe ntabwo njya mbasha kuba navuga ngo mbaze umuntu intego ziwe kuko nanjye izanjye narazigeraho. Nzatangira kubaza umuntu intego ze nanjye mfite izanjye nagezeho mubwira ati dore intego zanjye ni izi ngizi. Igihe nta ntego nanjye nageraho ifatika nakwereka ntabwo nakubaza intego zawe. Ese hari indirimbo ujya ubasha kumva se cyangwa hari indirimbo ujya ubasha kugukurura ukavuga ati indirimbo inkora ku mutima iyo nihebye nsubizamo imbaraga? Indirimbo ujya ubasha kumfasha zirahari nyinshi ariko imfasha cyane niyo ivuga ngo ume kukwegera Mana yanjye. Gukomeza nyine nayumvaga nyifite telefone none ubu ngubu nta telefone. None ubu ngubu nta telefone ufite? Ibyo ndumva ariko wamugana Imana iba igomba kukuba hafi kuko nawe urayizirikana kuba ubasha no kwimba ku kayimbo ngo ume kukwegera Mana yanjye. Kabisa Imana igomba kuzajya ikwegera ikakuba hafi sibyo? Ikagufasha kandi ikagushyigikira muri ubu buzima. Urugendo rw'isi ruba rugoye nanjye ubona nanjye mbafite ibibazo byinshi cyane byinshi nkora nanjye kugira ngo ndebe ko nateye imbere rimwe bikanga ejo bikemera. Nawe no munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bizemera. Nuko nyine njyewe gusa nyine ndagusaba ikintu kimwe nimba ari sinzi ko ari ngombwa ko nakigusabira kuri kamera. Nifuzaga ko wampa agatelefone nkayagira utundi tuntu nanjye nkora. Shaka bisa ngiye telefone ngomba kuyigushakira sibyo? Ndabizi biba bigoye nanjye birangora ariko nta bindi ndagushakira telefone kabisa ku buryo wazajya ugira nawe icyo uvuga nyine cyangwa ukabasha no kubona abo uvugana nabo ndetse n'ubutaningira aho ngukeneye nkabasha no kukubona. Ni ubuhe butumwa wahereza se nka mama wawe ushobora kubona kino kiganiro cyangwa n'inshuti zawe zishobora kuba zikuzi zikabona kino kiganiro? Ubutumwa nabaha ariko ubwo nabanza guha mama namubwira ko iminsi ni myinshi tutabonana. Nabanza nkamubwira ko mukumbuye ariko nkamubwira ko igihe kimwe nzaza kandi nakiri wa wundi nzaza narahindutse undi muntu ukomeye. Noneho ubutumwa wahereza abantu bari kukubona b'inshuti zawe mwakuranye mu gace kamwe abo mwiganye? Ubutumwa nabaha bo nababwira ati abo turi cyane abo tubana hano ku muhanda nabakomeza nkabihanganisha kubo duhuje ibibazo nabihanganisha ariko abo tudahuje ibibazo nababwira bajye basenga kuko ubuzima ni danje. Sawa rero ndizera yuko abadukurikirana cyane inshuti zacu zizabasha kukubona zikabasha no kugufasha cyangwa no kugira icyo
zigukorera ubuzima bukagerageza kugenda buhinduka, kandi nizeye ko utaninkubona ninkukenera nako nzakubona, sibyo? Uzambona ndagenda ndi hano ku muhanda tu. Nawe ngiye kugenda ndebe ko nazajya ngusengera nkareba ko byose byazemera, sibyo? Imana ikaguha umugisha. Nta kibazo. Sawa kandi wakoze kutuganiriza. Sawa namwe murakoze.